ishimwe ya mbere kugeza kuri ishimwe ya nyuma cyose bikomeye. Niyo mpamvu ibi ntabwo bitubwirira, ibi ngibi ntabwo bitogora. Niyo mpamvu twaguze 11 y'abazima. Icyo bisobanuye, bisobanuye ko ku giciro icyo ari cyo cyose, ku kiguzi icyo ari cyo cyose, mu nzira iyo ari yo yose, intsinzi igomba kuboneka. Ibyo byabaye bivuze, ushobora kugira ngo ikipe yakinnye nabi, yego wanabyemeza, ariko twari tumeze nk'abantu bari gukina n'abantu bafite misiyo tutanze, twatifuye tuza kubisinga our main man, byari kugenda bite. Tekereza nk'iyo tuza kugira ikibazo cyo kuvunikisha umukinnyi nka Tambwe n'urugero utanze asiste y'imikino, ewe main man wacu turaba dutegereje kuri iriya match tuzakina muri weekend. Niyo mpamvu twagombaga gukina dutuje, tugategereza igihe cya nyacyo cyo kuza gutsinda igitego. Dufite izamu myiza, dufite defense nziza, dufite mediane nziza, twagombaga kurinda izamu ryacu ntagire igitego cyinjiramo, tugasigara dutegereje igihe cya nyacyo cyo gutsinda igitego. Twabikoze rero, dutsinze igitego cya Zisbasane, birakwiye rero tubona amanota 3. Wasi match witsinze ndende nawe hano ushema Chris nawe twari nganye we namona Asman ubu ntago ntabwo mvugaho abantu bagikunda ubundi bivuze ibisimba bidahari bindi. Nacyo kintu cyane bagiye kudusubiza ejo twaraganiriye byambo, narabikubwiye ngo iyo ufite ikipe nziza ntabwo tuvuga a single player, tuvuga team yose, the whole team. Nta mukinnyi uba mu ikipe yaje kotsa gukora, nta mukinnyi uba mu ikipe kugira ngo aze kujya serivisa uhagarare mu mwambaro w'ikipe ngo ni umukinnyi wa Rayon Sport. Oya, niba uri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, work for it, fight for the badge. Ugomba kubikorera ukarwanira badge. Igitego kivuye ni build up ukozwe na Fisto, uvuye kuri bench akoze build up, azamukana umupira ahereza Tambwe umupira, Tambwe yinjije umupira muri box, asize no kuri igitego. Ibyo bisobanuye iki? Biravuga ngo nta mukinnyi n'umwe uba muri Rayon Sport cy'umurimbo, ugomba kuba muri Rayon Sport uvuye kuba muri Rayon Sport. Hanyuma umukinnyi Tony Kitoko match akinyara abantu turi kumwe bacu kumyabo imipira wa si kese y'umukinnyi umwe, nabikubwiye. Don't talk about a single player, wivuga umukinnyi umwe. Rayon Sport ni ikipe yose. Kuri kumbaza performance ya Kitoko n'uvuge ku ya Patrick Zira, mu minsi ya mbere hari abantu babanje kumupuraininga bakomplaininga bavuga ngo Patrick Zira ngo twabonye waje ngo se twe dusanga tumenyere. But nyine ibi nibyo bita ikipe, iki nicyo bita ikipe nyine. Abe Tony Kitoko, abe Fisto, abe Zisbasane, buri mukinnyi uwo ari we wese mu ikipe ni umukinnyi uri ku rwego rwo gutsinda. Ibyo nibyo twabanje kubaka muri Rayon Sport. Nta gutunga umukinnyi uyirimo byo kuyibamo gusa. Nta mukinnyi ugomba kuba mu ikipe kubera icyitiriro, ugomba kuba mu ikipe kubera ko ukwiye kuba mu ikipe. Hanyuma wose gira ngo nanakurekure tugiye kwinjira mu cyumweru cyane wa gatatu. Ndagukosora rwose, nta derby turi kwitegura twebwe. Iriya ntabwo ari derby, ni match y'umunsi wa karindwi tuzaba tugiye gukina. Aperi na Rayon ndagukosora bwana munyamakuru muri icyo kibazo rugero. Nta derby ya Rayon Sport na Aperi baho, ntabwo tuzaba tugiye gukina derby. Ni journée y'umunsi wa karindwi tuzaba tugiye gukina. Hanyuma derby isigaye muri uru Rwanda ni Rayon Sport na Al Hilal, ni Rayon Sport versus Al Hilal, the blue derby. Match izi kipe zo mu Rwanda, izi zambari navuga ngo baneze, izo ngizo bari kuvuga tuzakina muri weekend. Ikipe zitageze mu matsinda, twebwe turi group stage team, tugiye gukina n'ikipe zageze muri group ya WhatsApp. Turi group stage team. Ibyo ngibyo biri kuri Rayon Sport, biri kuri Al Hilal, biri no kuri Al Merrikh, amakipe atatu gusa mu Rwanda. Niba rero utarageze mu matsinda, mu cyongereza ariko bivugika neza, niba utarigeze ukandagira muri group stage, ubwo wageze kuri group ya WhatsApp, ubu icyumweru mugiyemo ntabwo ari cyane rwose, mujye gutegura ni match y'umunsi wa karindwi. Mikoro y'umuvandimwe yakwera kazamure, ubu ndanezerewe, nabakorera n'akazi. Ibintu bino ni ibintu bikomeze. Bazi ikibazo cya nyuma nigende yewe ikibazo nitahire nakure profit ibyishimo yewe nawe kuko baza kuri kenya derby ikipe ejo Aperi ntabwo derby turamenya igihe izakinira. Derby ni Rayon Sport na Al Hilal, ndi kubikosora na none.
ugende gukora amakosa menshi uri gukora amakosa ndongera ngo ukosore derby ya Blue Derby Rayon Sport vs Al Hilal ntabwo turamenya igihe match izabera iyo niyo derby match yabaye ejo niyo yari derby match yabaye ya Rutsiro na AP niyo yari derby group WhatsApp derby amakipe yageze muri group ya WhatsApp buri kipe yose igira group ya WhatsApp bane niyo group bageze mu twageze muri group stages derby yacu rero ni ya Al Hilal ntabwo dufite derby n'iri ya kipe yageze kuri group ya WhatsApp ubwo rero dusoza ntakosa riri ntabwo bakora oya banyiba gute ese umuzungu wamwiba gute erega abantu barira ngo babibye nase wanyiba oya sobanurira mu buryo wanyiba bamagaza ahantu hanyaho mu gihe cyanya yesi nipnese yewe sinzigera ntakakwiba bazanyiba gute umuzungu wamwiba gute nta penalty ushaka kumukora mu mufuka umwiba amafaranga ugasanga afite ATM ugasanga afite ikarita ya ATM uramwiba amafaranga gute wowe urajya kumena urajya gutera agatarina ku rugi rwo usanga rufungishije password urabigenza ute nta kintu gukora niyo mpamvu 11 bibwa bajya baza bakine na 11 babasuka 11 bahora bibwa 11 bibwa ngo bibwe cyangwa 11 bamabaruwa menshi bajya baza bakine na 11 babasuka cyaba cy'insifuri nese njyewe ngo bazi ikibazo kimwe wigeze umva Marini itaka ko nayibye njyewe nese kubera iki bagera kuri match za Rayon Sport ukabumva abasifuzi bakomera amashyi abasifuzi basifura match za Rayon Sport so basifura match za uyu Rurisa se wasifuye match ya Pele na Kiyovu sibyo nibasoza ngo Rurisa yibye umuntu come on brother ntasifuye match ya Rayon Sport Marini biri kurira hari amarira Marini wumvishe hari aya Rayon Sport se wumvishe ese amakipe yose yagize 11 batipa wasi dusoza tumugenera umufana wa Rayon Sport yego thank you so very much abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose ndabashimiye yari imbaga nini cyane y'abantu kubibona ko ni crowd nini cyane ni benshi cyane niyo mpamvu no kubatumira kuri match dufite ya journée ya karindwi ntabwo ruvuga ngo tuzaba twayakiriye cyangwa tutayakiriye I really don't care we have to enjoy football dufite kwenjoyinga umupira w'amaguru niyo mpamvu rero ndimo ndatumira abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport kuriya mwababonye ari benshi kuriya mubabona bishimye ndabamenyesha ko twaje we here and we here to stay twamaze kuza they have to enjoy football umupira w'amaguru bayihindura na cya gicuruzwa kindi basanzwe bagura niba ujya muri supermarket ukagura yogurt ukagura izi energy drink za Mutware n'ibindi bintu byose ujya kugura ubigura kuko bigushimishije ubigura kuko bikunejeje n'itike y'umupira w'amaguru turifuza ko uzajya wishyura itike y'umupira w'amaguru kugira ngo wishimire kureba umupira w'amaguru. That's it. Thank you so very much.